Sky Eyes TV20, it's yours. Yuko na Imana itazigera ikugirira iki? Itazigera ikugirira impuhwe. Hadithi iratubwira iti Imana ikemurira umuntu ibibazo bye bitewe nuko nawe akemura abagenzi w'iki? Abakemura ibibazo. Zirikana umenye yuko nimba udafite abagenzi bawe ukemura ibibazo, umenye yuko na Imana itazagukemura ibibazo wavandimwe. Bivuze ngo rero nahanjye nahawe yuko tugomba gutekereza imico yaranze intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yari ifite umuturanyi. Uwo muturanyi yageragezaga kubanira nabi intumwa y'Imana kugeza ubwo uwo muturanyi yabyukaga buri mu gitondo saa 11 akabyuka akagenda ku muryango w'intumwa y'Imana Muhammad, yarangiza akahituma akagira iki? Yarangiza akahituma akasiga umwanda. Intumwa y'Imana yabyuka igasanga umwanda ku muryango ikawukuraho ikajya kuwujugunya. Ku bukeye bwaho nanone yabyuka igasanga umwanda ku muryango ikawukura ikagira iki? Ikajya kuwujugunya. Ikongera ikabyuka igasanga umwanda igasanga umwanda ku muryango ikawukura ikagira iki? Ikajya kuwujugunya abavandimwe. Suko Muhammad yarayobewe umukorera ibyo ngibyo. Ntabwo yaragize iki? Ntabwo yarabiyobewe. Yarabizi neza yuko ari umuturanyi ubyuka akaza akanya kugira ngo Muhammad nazajya abyuka cyasanga iki? Ajya asanga umwanda. Muhammad akihangana agakuraho iki? Agakuraho wa mwanda. Igihe kimwe intumwa y'Imana iraryama ibyutse isanga ku muryango nta mwanda uriho. Nta mwanda ugize iki? Nta mwanda uriho. Ihagurukira yibaza aravuga iti se ubwo umuturanyi wanjye ubwo ku muryango wanjye nta mwanda amasanze uko byagenda kose wa muturanyi wanjye afite ikibazo yahuye nacyo. Ahita atera intambwe ajya kureba iki? Ajya kureba wa muturanyi atungurwa no kubona Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atungurwa no kubona Muhammad aje kumusura. Umuturanyi atabaza intumwa y'Imana ati yewe intumwa y'Imana, ninde wakubwiye ko narwaye? Ninde wakubwiye ko narwaye? Intumwa y'Imana iramubwira iti hari ituro wari waramenyereje rya buri mu gitondo, uyu munsi nabyutse ndaribura mitanekereza ko warwaye nari ntambwe nza kugusura. Allahu akbar. Wa muturanyi ntabwo yari umusilamu ariko yahise atera intambwe aravuga ati yewe Muhammad, nemeye kuba umuyisilamu. Nemeye kuba iki? Nemeye kuba umuyisilamu. Niki cyatumye mu umuyisilamu bavandimwe? Niki cyatumye mu umuyisilamu? Wowe uramutse ubyutse ugasanga umuntu yaneye ku muryango wawe ukamumenya, uko byagenda kose niyo utashaka inkoni ngo umukubite, ushobora kujya gushaka imiti yo gushyira ku muryango kugira ngo ikibuno cye kizagira iki? Kizagira iki? Kizabyimba, sibyo? Ushobora no kudashaka iyo miti ukicara ugashaka ahantu wisha yaza kuhasutama ukamukubitira ku muryango. Ibyo byose intumwa y'Imana ntabwo yigeze ibitekereza. Nta nubwo yigeze ivuga ngo reka shake inkoni cyangwa se shake umuzamu agira iki? Azagare ku muryango azahita amufatira. Yari itihanganye wa mwandika giukuraho kugeza ubwo yawubuze jya kureba iki? Kureba wa muturanyi arana kose. Hari imico tugomba kugenderaho bavandimwe. Hari imico tugomba kugira iki? Hari imico tugomba kugenderaho. Nimba ugendana n'abasinzi uri umusinzi. Turi kumwe? Nimba ugendana n'abasambanyi uri iki? Uri umusambanyi. Uramutse ugendanye n'abajura wakitwa iki? Umujura. Baje gutwara babajura ntibagutwara. Uramutse ugendanye n'abantu banywa itabi uri umogi, polisi ikaza kubafata muri kumwe, bagusiga? Ntabwo bagusiga, sibyo? Abasinzi yo mu kabari barwanye muri kumwe, wowe nibakumena umutwe hari ubwo bagusiga? Bivuze ngo rero intumwa y'Imana aravuze iti agatsiko umuntu agenderamo aba muri ako ngabo badafite imyambaro yo kwambara ukabirengagiza ukaba wamukubita n'urushyi ukamutera ku ruhande kubera yuko adafite nyina umwitaho, kubera yuko adafite isi umwitaho. Ibyo byose ukabyirengagiza ugakomeza ukagenda muvandimwe w'Isilamu. Warangiza ukagenda uvuga ngo ndi umuyisilamu, warangiza ukagenda uvuga ngo ndasenga. Ese gusenga kwawe bigaragarira he bavandimwe? Gusenga kwawe bigaragarira he? Gusenga kwawe kugira ngo bigaragare
nuko ugomba byibuza kubigaragaza ukagirira ibiremwa by'Imana impuhwe, kubera yuko intumwa y'Imana ravuze iti utagira impuhwe bagenzi be nawe Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka ntabwo azazimugirira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيء كوزوني بجا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وتكيتشينغو Allah subhanahu wa ta'ala bisaba imbabazi z'ibyaha byacu dukora. Ndahamya mbikuye ku mutima mbivugisha ururimi rwanjye yuko nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi. Nkanahamya yuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana akaba ari umugaragu wayo. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati yemwe abemeye Imana nimutinye Imana mukuri ko kwitinya kandi muramenye nimuzapfe keretse ari uko mubaye abisilamu nyakuri. Bavandimwe b'Isilamu buriya birahagije yuko wowe waba uri hose washimira Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko hari benshi bagenda amanywa nijoro, hari benshi bafite amafaranga menshi, hari benshi bafite imitungo myinshi, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yabimye ingabire yo kuba bakibera abisilamu. Bityo rero bavandimwe b'Isilamu, igihe cyose uzaba uri mu kazi kawe runaka, aho uzaba uri hose, ugatekereza yuko uri umuyisilamu nyakuri, ugatekereza yuko uri umuyisilamu, ujye uzamura ibiganza usabe Allah subhanahu wa ta'ala byibuze aguye kuzapfa ukiri umuyisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha walitanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati yemwe abemeye ittaqullaha mutinye Allah subhanahu wa ta'ala walitanzur nafsun ma qaddamat lighad, kandi mutegure rozanu ejo heza, mutegurire nafsi, mutegure rozanu ejo heza. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala ni umugenzuzi w'ibikorwa dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bavandimwe, iyo Allah subhanahu wa ta'ala atubwira gutegura roho zacu ejo heza, ntabwo ari ugushaka amafaranga menshi, ntabwo ari ugushaka amasambu menshi, nta nubwo ari ukubaka inyubako runaka, nta nubwo ari ugushaka imodoka runaka, ahubwo gutegura roho zacu ejo heza ni ugukora ibikorwa byiza, ni uguhura n'umuntu ukamugirira neza, ni uguhura n'umuntu afite ikibazo cy'inzara ukaba wamuzimanira, ni uguhura n'umuntu afite ikibazo cy'uburwayi ukaba wamurangira umuti. Ibyo ni byo Allah subhanahu wa ta'ala atubwira kugira iki? Kugira roho zacu kuzitegura ejo heza. Bavandimwe b'Isilamu, Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Yemwe abemeye Allah subhanahu wa ta'ala, iyo tuvuze abemera Imana tuba tugize iki? Tuba duhamagaye mwebwe mwamaze kuzamura ukuboko mukavuga ati ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mwebwe mwamaze guhamya yuko Imana iri ikwiye gusengwa by'ukuri, ari Imana imwe rukumbi, muganamya yuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana. Itari imyaka 70-80 yambara ijipo, umwana w'imyaka 10 yambara. Abavandimwe b'Isilamu, akagenda mu muhanda. Ese umwana muto akaba kiri kwerekana ubuto bwe, wewe umukecuru ukiri kwerekana iki? La ilaha illallah. Ibihe tugezemo ni ibyanyuma. Intumwa y'Imana yatubwiye iti igihe muzabona ubusambanyi bugiye ku mugaragaro, muzamenye yuko umunsi umwe uri hafi kugera. Abavandimwe, igihe muzabona ubusambanyi bwagiye ku karubanda, mujye mumenya yuko ibihe turi mu bihe byacu, turi mu bihe bya nyuma. Turi kumwe? Turi mu bihe bya nyuma. Ni ukuvuga ngo rero mu byerekana ibihe bya nyuma n'ibi ngibi birimo. Iyo ugiye kwa muganga usanga abana benshi bapfunyitse mu bikarito, ari abantu batwaye inda mu buryo butateganyijwe. Bavandimwe b'Isilamu, turi kumwe? Ibyo byose ugiye kwa muganga ukabibaza barabikwereka. Iyo uramutse ugiye mu muhanda, rimwe na rimwe usanga abana mu biraro, usanga abana ku
ku karubanda usanga abana badafite aho bajya n'aho bava. Kubera iki? Kubera yuko badafite ababyeyi babitaho, kubera yuko badafite imiryango ibitaho, ugasanga bameze nabi, ugasanga bameze bayisilamu. Tekereza umwana agenda akaryama munsi y'ikiraro, wowe umwana wawe umwambika, wowe umwana wawe umuha amavuta yo kwisiga meza, umuhereza ibyo kurya byiza, ariko ugaca ku mwana uri mu muhanda mu kiraro, byibuze ntiwabazwe yuko abayeho nabi kandi wabayeho neza. Abavandimwe b'Isilamu, ntiwakimenya ko bashashe. Abavandimwe b'Isilamu, B'Isilamu rero isi tugezemo niyo kwicisha bugufi. Natangiye mbabwira ngo isomo ryacu no munsi ni ukwibukiranya ku mico yaranze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu. Intumwa y'Imana nababwiye yuko yarangwaga no kugira isoni. Kugira iki? Isoni. Yarangwaga no kugira isoni, kugeza intumwa y'Imana avuze ngo utagira isoni ajya akora icyo ashatse. Utagira isoni ajya akora icyo ashatse. Abavandimwe b'Isilamu, bivuze ngo utagira isoni ajya asambana, utagira isoni ajya yiba, utagira isoni ajya aroga, utagira isoni ajya yambara ubusa ajya mu muhanda, utagira isoni ajya agira iki? Ajya gukora icyo ashatse. Abavandimwe b'Isilamu, ariko isi tugezemo ubu ngubu, isi turimo, ni uko kugira isoni abantu twarabitaye. Ari umukecuru, ari umusaza, ari umwana, ari iki, isoni ntabwo tukizigira. Abavandimwe b'Isilamu, twagize iki? Isoni twarazitakaje. Sky Eyes TV 20, it's yours.